tubaye ikaze mwese abakurikiye God's Talent TV, amazina ni andi Rera Gloire. Nkaba mbahaye ikaze mwese, nkaba mbafite no munsi impano nziza cyane kandi ihebuje, ndakeka muraza kuza kunyurwa. Reka nze mwakire, ndabanza mwakire mu buryo bwa muzike, ndaza kuza kongera mwakire mu bundi buryo busanzwe, ariko reka tubanze tumwakire mu buryo bwa muzike. Ikaze. Ayo maraso naya Yesu cyakiganza nacyo nice wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo we mutimurira ngwino kwa Yesu arakudufasha abababaye bose we mutimurira ngwino kwa Yesu arakudufasha abababaye bose we mutimurira ngwino ku mwami arakudufasha abababaye bose wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo nuwa Yesu Kristo. Ndakeka mwabyumvishije ko afite impano nziza kandi ihebuje, kandi mu myaka y'ibya byose agaragara ko adakuze cyane. Reka twongere tumwakire kandi yivuga yibwira abakurikiye God's Talent TV. Umwanya ni wawe, karibu. Murakoze, banyita Esperance, nkaba nsengera hano Restoration Church, Restoration Church. ndi worship leader. Nibyo. Yes, Espe, reka twakire n'umucuranzi hano hirya bakwita nde? Nitwa Tuyishime Gloire turitirana. Tuyishime ndumutinitanga. Yes. Espe, urakoze cyane. Reka twongere kandi ikibazo cya mbere ngufitiye, watangiye kumenya ko ufite impano yo kuririmba ryari, cyangwa kariyeri yawe kuririmba watangiye kubimenya ryari? Ni kera ko nyine atari cyane, 2014 ndakeka, ubwo nazaga muri kwari, nibwo nyine natangiye kubyiyumvamo ariko ntaramenya ko nyifite. Biza kugera igihe njya mu bigo by'amashuri, nkaririmba nkabona biri kuvamo, naza hano nyine nkumva ngize igihunga, nkumva sindi kubishobora neza, ariko igihe cyaje kugera cya kwiga Eeee mbaye dirigente mu bintu ntatekerezaga hano Restoration, numva bari kungira icyizere, mfashe mikrofone ndi kubayobora, aho ngeze ubu n'ubundi dirigente. Nibwo waje kumenya ko ufite impano. Yes. Nose Espe, we nabyumvisha ko impano yawe yagiye izamuka, ubu ngubu uzi ko ufite impano. Ubu niko mbikeka. Yes. Niko mbibona. Neza, akoze cyane. Espe, ikindi kibazo wenda kuririmba kwawe, ni ufite indirimbo zawe? Yego, ndazifite. Ujya unandika? Ndagerageza. Yes, akoze cyane. Reka twongere twakire kandi twabanza kwakira mu buryo bwa muzike, reka twongere twakire n'izindi ndirimbo. Kaze. Ni byiza pe iby'Imana ifitiye, ni byiza pe sinshidikanya ko izabisohoza iby'Imana ifitiye, ni byiza pe
arakoze cyane SP, reka tumwakire kandi n'indi ndirimbo ya kabiri. Guruka n'inyamaswa z'ishyamba biraririmba maze nabyo ukabyumva. Ni kuki se umuntu waremye yakwibagirwa umuremyi wa byose? Ni kuki se umuntu waremye yakwibagirwa umuremyi wa byose? Nyibutsa wongere unyibutse, nimbyibagirwa mwami uzanyibutse. Byutsa kare ntiwemere kundyamira, mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye. Nyibutsa wongere unyibutse, nimbyibagirwa mwami uzanyibutse. Byutsa kare ntiwemere kundyamira, mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye. Nubona naniwe ncitse intege, nundekure nkamumpa imbaraga. Nubona naniwe ncitse intege, nundekure subizamo imbaraga. Nubona naniwe ncitse intege, nundekure subizamo imbaraga. Nyibutsa wongere unyibutse, nimbyibagirwa mwami uzanyibutse. Byutsa kare ntiwemere kundyamira, mpore mvuga ineza yawe ku buzima bwanjye. Ndakeka mwabyumvishije ko impano iri hano rwose ihebuje cyane. Reka twongere kandi tugaruke tuganira. SP, ndagira ngo umbwire kuririmba cyangwa muzike igufasha iki mu buzima bwawe, n'icyo ifasha sosiyete ubayemo? Kuririmba bifitiye akamaro kenshi cyane mu buzima. Icya mbere bituma amenya umuhamagaro wanjye mu gukorera Imana, nicyo cya mbere bimfasha. Ikindi iyo ndirimbye mfite agahinda numva gashize, iyo ndirimbye mfite ibibazo numva bigiye. Yes. Ikindi mu nshuti zanjye nibwo waruvuze bikirahari, ndakeka gihari, kuko hari zimwe zimpamagara zikansaba ko mbaririmbira. Rero ndakeka kibagira iyo mbaririmbiye hari igihinduka muri bo. Yes, urakoze cyane SP. Ikindi kibazo, ese inspiration yo kuririmba uyikura hehe? Mbwira kuri inspiration yo kuririmba, ubwiye kandi n'umuhanzi wenda nawe utuma ugira inspiration yo kuririmba ukunda mu Rwanda cyangwa hanze. Kuririmba byo ndabikunda bimbamo. Nawe umuhanzi nkunda Tasha Kobe. Tasha Kobe ni nawe ukwinspira mu kuririmba kwawe cyane. SP, ikindi kibazo wenda nshaka kubaza, nihe vision ufite impano yawe? Nabyumvishije uzi kuririmba kandi neza cyane, ariko nshaka kumenya vision ufite impano yawe mu gihe kizaza. Icya mbere vision mfite impano yanjye nuko ubutumwa bwakwaguka rukagera ku isi hose. Kimwe mu byo Yesu yaduhamagariye n'iki kirimo. Yes, SP, nabyumvishe ufite kugira ngo uzamamaze ubutumwa bw'Imana gusa. Ese ni ukwamamaza ubutumwa bw'Imana gusa cyangwa ukeneye ko n'imirimbe izamuka cyangwa ku buryo no kuririmba byazagutunga? Cyane nicyo ni cyangombwa, ako nyine cyambere ni kiriya no kwaguka ni ngombwa. Buri muntu yishimira gukura
kuva kuri level imwe ajya ku yindi. Akoze cyane SP. Reka twongere n'ubundi tumwakire ku kindi cyiciro yongera turirimbire ikaze SP. Zahora nkwisunga ushobora byose kuko imigambi yawe ari myiza kuri twe. Uri buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe kuvaho tukajya ahandi. Ni wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Kweli wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Kweli wowe ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Wanyumvije ko SP afite impano ihebuje cyane. Reka twongere kandi n'indirimbo ya kabiri. Nari mu isayo y'ibyaha nta byiringiro mfite, ambwira amagambo meza ahumuriza umutima, ati mwana nkunda kandi nkamwishimira, ngiye kugutegurira aho tuzibanira iteka. Nari mu isayo y'ibyaha nta byiringiro mfite, ambwira amagambo meza ahumuriza umutima, ati mwana nkunda kandi nkamwishimira, ngiye kugutegurira aho tuzibanira iteka. Urukundo rw'Imana nukuri ruratangaje, urukundo rw'Imana nukuri ruratangaje. Gusiga inama 99 kubw'imwe we nukuri biratangaje. Inama imwe kuri 99 nukuri we biratangaje. Uravuga uti niriya yagira agaciro, uravuga uti niriya yagira agaciro. Urukundo rw'Imana nukuri ruratangaje. Gusiga inama 99 ku mwana w'umuntu ibyo birahagije. Uravuga uti niriya yagira agaciro, uravuga uti niriya yagira. Ishimwe mfite sinayavuga ngo ashire, niwaretse ngo natagare cyangwa se ngo nsabirize. Twashyizweho ikimenyetso n'Umwami Yesu, twarakowe n'amaraso ya Yesu. Twashyizweho ikimenyetso n'Umwami Yesu, twarakowe n'amaraso y'Umwami. Twashyizweho ikimenyetso n'Umwami Yesu. Ndakeka mwabyumvishe ko afite impano ikomeye cyane, ariko ngize ikibazo cy'amatsiko wenda nshaka kumaza SP. SP ni iki kintu cyakurutira kuririmba mu buzima bwawe? Mbona ntacyo. Nta kintu cyagutera kuririmba? Ntacyo rwose. Yes. Mwabyumvishe
reka twongere kandi indirimbo ya nyuma dusezera Shimwe mfite sinayavuga ngo ashire niwaretse ngo natangare cyangwa se ngo nsabirize urukundo n'imbabazi byawe byangumyeho nawe akwiringiye ngo akugwe n'isoni uyu munsi wa mbere y'indirimbo nshya Mana indirimbo ivuye ku mutima amarira yanjye atemba ajya mu nda amarira njye ndirimba ntabwo ari ayo nk'umugani amarira ndirimba n'ay'ibyishimo amarira yanjye atemba ajya mu nda amarira njye ndirimba ntabwo ari ayo nk'umugani amarira ndirimba n'ay'ibyishimo ibyo nkorera Mana sinzi uko nabisobanura ibyo nkorera byose birenze urugero ibyo nkorera mwami sinzi uko nabisobanura ibyo nkorera byose birenze urugero amashimwe amashimwe mu mutima amashimwe mu mutima. ndabashimiye mwese ndakeka mwabonye ko impano iri hano ari impano hebuje cyane ndagushimiye pe ndagushimira nawe Gloire murakoze cyane byose ni kuri God's Talent TV ndakeka mwabonye ko ari impano zihebuje ntimwibagiwe gukora subscribe kandi na comment zanyu kubyo mwabonye ko impano iri hano murakoze cyane ciao